Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yashenjaguye imitima y'abanyarwanda benshi cyane abakunda muzika nyarwanda, aho umuhanzi Kirisizi yamaje gupfusha umubyeyi w'umubyara. Mama we akaba yitabye Imana kuri iyi tariki ya 13 mu gitondo, akaba yazize uburwayi. Ni amakuru yatangajwe n'usanzwe areberera umuziki wa Kirisizi cyangwa se inyungu ziva mu muziki wa Kirisizi, ariwe Junior Giti, usanzwe umenyereye mu gukora filime, aho yatangaje ko bashenjaguye bikomeye cyane n'urupfu rw'umubyeyi wa Kirisizi, mama we umubyara, wanamufashije bikomeye cyane mu gutera imbere k'umuziki we, mu guteza imbere umuziki we ndetse no kumushyigikira mu buto bwe, umubyeyi wamureze. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru tumenye ko uyu mubyeyi yararwariye mu bitaro bya Nyarugenge, akaba yatabarutse rero atari yagera muri ibyo bitaro, dore ko yararwaye, yaramaze igihe kirekire arwaye. Kirisizi yatangaje ko yashenjaguye bikomeye n'urupfu rw'umubyeyi we, umubyeyi wamureze. Yagize ati iki ntago cyari cyo gihe, byamutunguye, byamukoze ku mutima cyane. Ubu ngubu rwose Kirisizi ari mu bihe bitoroshye. Ni ikibazo gikomeye kubura umubyeyi wakureze, umubyeyi wamufashije mu muziki we, umubyeyi amuba hafi cyane, umujyanama we wa mbere. Ni ikibazo gikomeye, ni ukumuba hafi. Ni ibihe bitoroshye arimo, ko yumvaga ko we ntaho arageza kugira ngo ashimishe umubyeyi we. Yumvaga ko hari byinshi agikeneye kumwereka, agikeneye kumushimira nk'umuntu wamubaye hafi, nk'umuntu wamureze akamukuza, akamumenyera buri kimwe. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bitoroshye, ariko niko isi imera. Reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro, reka tumwifurize Kirisizi nawe gukomeza kwihangana, kuko ni ibintu bibaho, ni ibintu tudafite aho twacikira. Reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro. Wowe icyo nagusaba ni ugukora subscribe kuri Domis News TV, ukomeze kuryoherwa n'amakuru agezweho tukugezaho, inyandiko zicukumburanye ubuhanga ndetse n'ibindi byiza dukomeza kubagezaho. Ciao ciao.